reka nkubwire uko narongowe ejo rero ku ijoro rya noheri nkubwire ibintu byambayeho byakoze reka nkubwire mani ibyago bigwira abantu ejo dore ibintu byambayeho ejo nimugoroba cyagiye burya dutandukana ubwo natahaga njya mu rugo mu masaa 12 nahuye n'umusore mu nzira umusore mwiza mana yanjye wambaye neza urumva mwiza cyane ufite icyanwa kigeze hano umusore yaje nturuka inyuma araza ngezeho yari ari ku kamoto nyiri byari moto byiza araza ngezeho arambwira ati sister ko nagukunze cyane urimo urajyayo ubundi ngo nkugezeyo n'ubundi nendaga kugera mu rugo namubwira nti ni hano n'ubundi nenda kuhagera wikorerwa intwara kuko nari ndimo ndareba igipangu cyo mu rugo imbere yanjye umusore baraje aparitse imbere yanjye umutipe araza arambwira se ko nagukunze cyane basi mbari ukambwira izina ryawe namubwira nti nitwa Yvonne urumva arambwira se ejo kari noheri iri joro ari ukubara uduserebura utashye mu rugo aya masaha ndamubwira nti yego ngiye mu rugo nanabuze iyo nsohokera urumva arangije arambwira none se ngo wanjye nitwa Cedric ngo ubundi ngo waje nka gusohokana nibura kuri iri joro rya noheri tugasangira icupa ngiye ngiye kujya guserebura ngiye kujya kunywa icupa mfite amafaranga yanjye waje nkakugurira noneho ndeba ukuntu abashuti banjye bose bagiye abandi bose basohokanye n'abasheri babo navuga nti subundi ubu nanjye wagenda ariko ubwo ntabwo nari nambaye neza namubwiye ngo iki namubwiye nti Cedric noneho wowe makanya gatoya reka mbanze ngere mu rugo nkarabe mpindure imyenda noneho ninsoza ndakubwira uze kuntwara nta kibazo umusore ati huye gutyo wambaye neza ni nabyo bitumye nkureba nkumva ndagukunze reka nkusohokane gutya wambaye tugende nkugurire inkoko ubundi witahire kuko nagukunze uri umukobwa mwiza narabyanze naravuze nti ntabwo najyana umusore mwiza gutya nsanzwe naramubwiye nti hoya wenyemerera ngere mu rugo ngo waye iminota 30 yonyine uze kumfata urumva umusore arambwira ati ngaho mpa nimero zawe duhana nimero arangije arambwira ati iminota 30 ndaba ngeze ahanganje kukureba umusore nuko yagiye tipe mwiza ndakurahiye baba we mwiza kuko ufite mu kanwa heza ufite ishinya y'umukara akagira iminwa y'umukara umva yaraseze yarambwira ngo iminota 30 araba hari nahise nihuta ngeze mu rugo nkinje nahise ninaga muri dushe nkaraba vuba ku gisazi ndavuga nti nanjye reka nsohoke man babakobwa bose ba Hope ba Jennifer abandi bose bari basohotse ninjye muri karitsiye utari ufite umukunzi utari ufite nibura n'igisukari n'igishuga mu kingurire ninjye muntu wari uri aho nyine udafite iyonge naravuze nti nanjye reka nsohoke naragiye nditunganya nkwambarira akajipo kagufi nyine keza nambara neza nk'umuntu ugiye mu kirori nkubitaho urukweto rurerure neza mu minota 30 mu kadomo umusore yaranyamagarira arambwira ati ko ndi hanze ko ntakubona nahise nsohoka umutima akinkubita amaso yego mana yanjye amazi yuzura akanwa arambwira ati se wa mukobwa we uburyo bwose uzi yuko uyu ni wowe twari duhuye none uri mwiza ariko noneho byiciro igihumbi ubaye mwiza byahatari nambaye neza wa muntu umusore arambwira ati ngaho icara kuri moto mureka akabari nkujyanamo keza kari VIP yanjyanye mu kabari keza kari VIP hari abantu bari kuririmba bisope keza kakandi usanga hanze haparitse amamodoka nk'igihumbi twatubari turi VIP niko yanjyanyemo urumva turinjira twaka ibyo kunywa urumva arambwira ati uranywa iki nanyweye byeri urumva ndavuga nti nanjye ri kuri munsi celebre dore nari maze igihe kinini nta n'umuntu nsohokana uyu musore niba yanyibwiriye ko afite amafaranga ewana naragiye gufatira icupa ndarimo koko amaze icyo nshaka kurya umbwira yuko ashaka kurya inkoko ndavuga nti nanjye reka bariyo ndya urumva umusore twaranyweye turasangira turarya umva turabyina bigeze saa 6 nibwo umusore yambwiye ati arumva naniwe reka dutahe ndavuga nti ntahana nta
kibazo, ngeze mu rugo uraba unkoreye, uraba umpaye isho nyine iri joro. Turasohoka, tugeze hanze uwo musore arambwira se ko mbona bwije cyane, ubundi ubaye amasaha kuko iwanyu ninde uri gukingurira? Ndamubwira uti mukuru wanjye aba ahari, iyo natinze niwe nkingurira nta kibazo. Umusore ati hoya ntabwo wataye iki gihe, ahubwo reka nkwijyanire iwanjye uze wirarira iwanjye, ni ahantu hanini, ni inzu nini, noneho urataha mu gitondo kuko aya masaha gukomangira mu rugo uba iwanyu mu rugo kuko kumangira amasaha ntabwo biba ari byiza. Nuko umusore ndavuga ndetse bamuganiye mu tipe nk'uyu ko nabonye n'ubundi afite ibiceri, ibyaha byakunda ntabwo ari mayibobo, reka ntahiwe. Nuko umusore yankubise kuri moto, ariko nari nasinze mukuntu pe, nari nasinze ariko nyine atari kwa kundi ugenda uhirimanga, ariko nasinze byatari. Nicaye kuri moto umusore arantwara angeza iwe, munani ku gipangu cyiza, turinjira mu nzu. Ngo tugeze iwe ariko ni inzu nini cyane tu, ndamubaza se muri inzu ibamo wenyine? Arambwira ngo oya, ngabona n'abavandimwe be ariko ngo njye simbitindeho, ngo nta kibazo, icy'ingenzi ni uko nisanzura. Twarinjiye mu nzu, tugeze mu nzu umusore arantwara angeza mu cyumba, arambwira ati turi mu cyumba ni aha, dushe iri aha, tuwarete iri aha, byose ukenera biri hano, firigo ngiriya nushaka icyo kunywa. Ariko ubwo mwanya yahise ajya kuzana icupa rya rikeri, yari rikeri mbona ntazi pe, ararizana aho ngaho mu cyumba, arangije afunga umuryango, acuranga radiyo, ubundi dutangira gusangira iryo cupa turi mu rugo. Arambwira ati reka tunywe ino rikeri niyo twageza mu cya kabiri, ubundi twiryamire, n'ubundi ni ku ijoro rya Noheli, ni umunsi mukuru, reka duserebure. Umusore yatangiye kunywesha amashoti, tukajya tubara rimwe kabiri gatatu tugahirika. Mana yanjye mbega rikeri yari ikomeye, ariko nkabona ni byiza kuba ndi gusangira n'umusore mwiza nk'uwo nguwo, umusore w'ikibogari nk'uwo rwose. Ejo iwana nkahirika turasangira. Umaze kunywa nk'amashoti nkane, umva narabuze ni nkupita ya gatanu ndi bute ngarura, ndavuga nti nayindi nzoga ntabwo. Ngo icupa riteretse aho, turangije ndambwira reka turyame. Twagiye ku gitanda, ndagenda nicara ku gitanda uko nakabaye n'aya myenda. Umusore yari ahagaze aho ngaho imbere yanjye, ngiye kubona mbona umusore akuyemo umupira, Mana yanjye afite abudomini, afite amatuza, ntabwo narabirebye ndavuga nti se uyu musore ko ari mwiza cyane, ubu yanyiziritseho mu biki? Umusore yakuyemo agapira, amaze gukuramo agapira agira icyo amanura ipantaro, yari yambaye ipantaro y'umukara, ayikuramo ashyiraho muri garderobe. Sasa mbiranye buge, nagiye kubona mbona na buge yimanuye, nicaye aho ngaho ku gitanda akuyemo buge. Mbona umusore nyine ibintu bye bimeze nk'ibyatangiye no kudushubisha ukuntu, ariko apana kumwe biba byagize cyane. Umusore akuramo ibuge ayimanikaho, nahise ndeba ku ruhande, ndamuza ntise ko wakubwemo imyenda yose. Arambwira ngo niko bayeho, ntashobora kurarana umwenda, ngo biramujena. Aramuza ahubwo se wowe urayirarana? Ndavuga nti ngenda yirarana. Naravuze nti rero ntabwo narara nambaye ubusa ndi kumwe n'umusore ntazi, hato atanamfata ku ngufu cyakandungura nyine pira mupango, ndihagararaho ndavuga ngo ntaranyambaye. Arambwira ati nta kibazo. Umusore yaraje yinjira mu mashuka, amaze kwinjira mu mashuka araza arampfumbata, turiryamira turaryama. Ngiye kumva umusore atangiye gushyuhaguzwa, nari nambaye ijipo ngufiya, noneho we uburyo yaramfumbase ibintu bye byankoraga ku matako, kuko iyo jipo yari ngufiya yankoraga ku matako, ariko nari naryamye namuteye ikibuno nyine, namuteye umugongo, amfumbata anturutse inyuma. Uwo musore yaragiye arashyuka, kuki arashyuka gutya, igitsina cye noneho gitangira kunjunga, ariko nigira naho nabyitayeho, ariko twambaye umubiri uko yankoragaho
numva ihagaze numva ishyushye mani numvaga nyine nanjye muri njye hari ukuntu ndi kumva ibisonga ariko ninjye nkaho ntacyo ndi kumva twarakomeje turaryama bidatinze umusore hashize nk'iminota nka 30 turyamye nagiye kumva numva atangiye kunzamura ijipo azamuye ijipo nahise mufata akaboko ndamubwira nti hoya arambwira ati humura nta kindi ngiye gukora ko ari ukuyizamura gutya gusa ndatuza arayizamura umusore arayizamura aratangira yinkozaho nyine akajya yinkozaho ku mabuno ariko nari namenye n'agasuve si ukukubeshya yinkozagaho nkumva wese ndashize ndapfuye ayinkozaho hashize akanya umusore yatangiye kunkorakora hehe ku mabere kuko yari yampfumbase numva atangiye kunkora ku mabere numva noneho yafashe igitsina cye akijombe no gutya hagati y'amatako nyine noneho akajya yegera imbere gutya nk'umuntu urimo ararongora naragenda nshyuka wese mera nk'umusazi ariko urabizi ukuntu abakobwa mwihagararaho ndavuga sindi bubikwereke nihagazeho umusore akomeza ibyo bintu ankorakora mu mabere mana yanjye arankorakora hashize ingahe yatangiye kunyambura suve agitangiye kumanura suve narongeye mufata akaboko ndamubwira nti Cedri waretse waretse tukaryama ko numva ntari muri modo yabyo ariko narabishakaga ariko naravugaga ni gute nkora n'umuntu bwa mbere tugahita turyama nasimuzi sinzi iki n'iki ndabyanga umuhungu yaranyegereye amera nkonje mu gutwi aranyongorera nyine arambwira ati Ivo wambabariye ko nkwingenzi baza ukampa agaturu kamwe mani n'ubwa mbere nahura n'umukobwa mwiza gutya nkumva ndamukunze n'umutima wanjye wose n'ubwa mbere nahura n'umukobwa nkahita mutaha n'iwanjye mu rugo ntanamuzi ambwira ibintu byinshi mana yanjye uko ambwira ayo magambo yavugaga mu ijwi rituje ameze nk'urimo kubyongorera mu gutwi numva birimo birankurura yambwiye ayo magambo arimo aramanura ikariso nabuze imbaraga zimuhagarika noneho kubera ayo magambo meza yambwiraga aryoshye kubera nyine uburyo nabonaga yantegereye ubona ari kuntera imitumba yankuyemo suve amaze kunkuramo suve umusore navuze ariko ubundi ngende mu biki hari umusore mwiza namwikundiye ubundi wamuha nuko byarangiye ndatuza nkuramo suve uwo mwanya abonye amuretse yahise ankuramo n'agapira ankuramo isutiye twese dusigara twambaye uko twavutse hakurikiyeho iki umusore yakomeje kunturuka inyuma afata kano kaguru kanjye arakazamura gutya atangira kujya yinkozaho akajya yinkozaho inyuma ku bintu akayikoza ku mabuno ubwo niko ari kunkora no ku mabere bidatinze umusore yarandongoye mana nabiherukaga nko mu myaka nk'ibiri ishize nari nasinze nararyohewe ejo nararyohewe umusore yankubise turu yayindi y'umuriro urumva ubwo naryohewe nayagaye ngo nabonye umushiri w'umukire umusirimu nk'ibyo yarandongoye pe ndavuga nti ruhose kwa kundi umuntu abigukorera ukavuga uti umva unkoreye ijoro yarandongoye ndarangiza ibintu bigenda neza uwo mwanya tumaze kubikora twarabyutse tujya muri dushe tugiye kwitabaza nyine kugira ngo tugaruke turyame turitabaza ariko tukiri aho numva abavugira muri salo b'abagabo b'abasore ndamubaza nti abo ni abavandimwe wambwiye hamwe ati yego ni ba brada buriya baricuye cyangwa se nibwo bagitaha ntiwamenya ntitwabitinzeho kuko icyumba twari tuzi ko twafunze twagiye muri dushe nditabaza naho arakaraba birangiye tugaruka mu buriri tugarutse arambwira ati reka twongere dutere udushoti ndavuga nti rero ndumva ntashaka gukomeza kunywa kuko harabura gato cyane nkahita nsinda cyane hahandi mbura kontorore namubwiye nti hoya arambwira ati niyo wabura kontorore ndahari ku bwawe humura reka dusangire rero cupa turimare mani yari yarikeri ndende twarayinyweye sangahe saa 5 hafi saa 6 ejo nimugoroba twayinyweye amashoti tunywa amashoti yari ikomeye ariko twarayinyweye rikeri turayimara ariko kuyimara numvaga nshaka kuruka kuko
kuko narimo inzoga nyinshi kandi zikomeye. Twahise tujya mu buriri, ntumbaze uko nasinziriye, nahise nsinzira. Numvaga nasinze biteye ubwoba. Turaryama. Niba yaragiye akajya guhamagara mugenzi be, niba barinjiye bakamubwira ati batubariye tukaronguraho, nongeye kwicura numva umusore arimo arankorakora. Urumva arimo arankorakora, ariko ubwo twari twajimije itara, nari nzi ko urimo kunkorakora ari wundi ari uwo Cedric. Ubwo hari nko mu saa cyenda bwenda guke, saa munani wenda saa cyenda ndakabije, umusore yaje arankorakora. Noneho ngira ngo ni Cedric twari turi kumwe, arankorakora, arongera arantegura. Bidatinze nanjye ntangira kumukora ku bintu, ndavuga reka twikorera kandi gaturo ntacyo bitwaye. Ariko nari nasinze bidatinze umusore yayishyizemo, ayishyiramo andongora nanone. Noneho ndi kubishyira kera kandi ni iri joro, andongora anyubikishije inda. Ubwo urumva umuntu yakubikishije inda, ntubona areba hejuru, ntuba mwumva neza, nibura ngo mukuru numve cya kibazo ko agifite. Yandongoye andihe nubitse inda ndyamye, arandongora pe. Gusa twa tugambo twiza yambwiraga ndongora, numva twagabanutse. Kumbe n'ubundi ntabwo ari wa musore Cedric. Yandongoye, arandongora. Umva, mu gihe yari arimo arandongora, turi ikintu cyabaye. Mu gihe yarimo arandongora, nagiye kumva numva urimo aracitambika hirya ku birenge. Ninde uciyeho ra? Nahise mubaza nti Cedric, turi hano twenyine? Aravuga ngo yego. Ndatuza, turabikora. Ngiye kumva numva undi muntu arimo arankorakora, utari uri kundongora, kuko wari uri kundongora amaboko ye aho yari ari nayumvaga. Ariko ubu nari nabaye nk'intuza nyine, nk'ikintu kiri aho wansunikaga nkagenda. nari nasinze cyane pe, cyane. Ariko nyuma nibwo nagiye kumva numva undi musore araje ashaka kuntamika igitsina cye. Nikanze, nubwo nari nasinze ariko nta mbaraga nari mfite. Nikanze ndavuga nti Cedric, n'ibiki biri kuba? Cedric arambwira ati humura, ufite ikihe kibazo mwana? Nyuma nibwo nabaye nk'ugarama, bangaramishije, nzamuye akaboko mukoze ku kananwa, numva cya kibazo ntagihari. Ndahamagara Cedric, nta muntu witabaga. Mwana badongoye, dore ikintu cyabaye. Bumva itara ryari rijimije, mu by'ukuri sinarebaga n'abari kundongora, ariko nagira ngo ndamusunitse gutya, nta mbaraga nari mfite mu maboko. Kubera iki? Inzoga nyinshi nari nanyweye ngo ndimo ndizihiza Noheli. Bagiye barandongora, umwe akajya ashaka kunamika igitsina cye, gusa imbaraga zo gufunga umunwa zo nari nzifite, ntabwo nigeze mbikora. Ariko mve ngo yandongoye, arangije mugenzi we ahita aza, avuga ndi ndapfuye, ibi ni ibiki? Mugenzi we ahita aza, uwari urangije yahise asohoka afungura umuryango mbireba. Ariko nari nasinze ku buryo ntari mfite n'imbaraga zihangana n'uwo muntu wari undi hejuru. Uwari umaze kundongora yasohotse mureba. Mana yanjye, Cedric nta wari uhari, umutipe wundi abayishyizemo, bashyiriraga mwaho abayicometsemo. Mana yanjye, ndavuga se Cedric yangurishije, se Cedric ari hehe? Umutipe noneho ubu yari afite n'ibintu bani binini biteye ubwoba. Mani yandongoye kabisa, numva natse umuriro. Mu gihe uwo yari arimo arandongora, nyuma ubwo nagiye kubona mbona Cedric arinjiye. Ndamuza nti Cedric, n'ibiki wankoreye? Cedric yaje aranyegera, arambwira ati mumbebe humura, abana ni ba brada banjye, humura, kandi humura, turagukubita ibiceri nta kibazo, turagukubita ibiceri, humura. Mani Cedric yaje arinjira, nawe ahita akuramo imyenda. Mbese nkubwira ngo bandongoye burinda buke. Cedric ahita akuramo imyenda, nageze aho nsinzira bakiri kundongora, kuko Cedric yaje atangira kunkoraho. Ubwo umusore wundi nawe yari akirimo kubikora,
nashakaga tubikore kumwe babikora ari batatu, nageze aho ndasinzira kuko iriya rikeri nanyweye nta nubwo ari rikeri wanza nsanzwe mbona inaha, nasinziriye tukiri kubikora. Habaye iki? Nasinziriye kuko ngiye kwicura mu kanya saa 12 nicuye nibwo nabyutse nikuyuka gutya mu mugongo uranjye, nagira ntakegura akaguru nkumva akaguru kavunaguritse, nagira gutya nkumva amaguru yavunaguritse kubera iki? Kundungura umwanya munini nanasinziriye simenye n'ibiba. Ndabyuka ndebye mu bintu nsanga huzuyemo, nawe urabyumva byari birimo byinshi cyane pe, ndavuga se Mana kuko ibi ntibiki byambayeho. Nibwo nahise mbyuka njya muri ya dushe bari bayinyeretse ndakaraba, maze gukaraba mbita nza muri salo. Ubwo narangije no kwambara ngeze muri salo mbona umuntu, mbuze umuntu nguma guhamagara Cedric, mbura umuntu nyita, ndagenda njya kuri bya byumba bindi ndasubika numva byose birafunze uretse kimwe cyo narindimo, icyo cyari gifunguye cyonyine. Hagase abantu bari baraha bagiye hehe? Byanshanga nza muri salo, aho ngaho hose njya hanze mbura umuntu. Sohotse hanze ariko hari agasore nabonye kari kicaye hakurya ahantu hari akazu gatoya, naje ndakegera ndakabaza Cedric wabigeze umubona? Arambwira ati bazindutse bagenda ngo bari bafite gahunda zihutirwa bahise bajyamo we n'abatipe babana. Ndavuga ntibagiye, ndamubaza arambwira ati bagiye, ndavuga ati ndapfuye. Ariko bari babimbwiye yuko hano hari umushyitsi, bari bambwiye nyine nubyuka umutegera icyayi. Ndavuga nti hoya ibyo byihorere. Nahise mubaza se basi nta tike yanjye bagusigiye? Arambwira ati Cedric ajya kugenda ngo hari 5,000 yasize ku kabati ko muri salo ngo ngende nyafate. Oya ntabwo yambwiye 5,000, yambwiye ati hari amafaranga yasize hejuru y'akabati ngo ngende nyafate ninjya gutaha. Nsubira mu nzu ntekereza ibintu byabaye. Uwo mwanya nahise mfata telefone mpamagara nimero ya Cedric. Cedric yanze kwitaba, fone icamo umusore yanga kwitaba. Ndagenda njya hejuru y'akabati ndavuga nti wenda kuko yari yambwiye ko bansigiye bari mu mpinda reka njye kureba amafaranga. Nagiye mbona 5,000 ku kabati. Yesu wanjye, ndayafata ndaza mbaza wa mukozi uti nibi ngibi 5? Arambwira ati mu by'ukuri nta kuva wabyuka nari ntarajya mu nzu, ariko ubwo niba ariyo usanzeho ubwo niyo. Ndamubaza nti se barabongo bataha ryari? Arambwira ngo ubundi bataha saa 3 ariko uyu munsi ntaba.